filime ya Titanic abantu benshi bayizi ariko ifite amateka akomeye inyuma yayo, kubera ko ni filime abantu bagiye bavuga kenshi ko izahomba kandi ko yari kuzacubira nk'uko Titanic n'ubundi yacubiye. Iyi filime ya Titanic iyo idacamo ngo bigende neza yari igiye guhombya. Century Fox akaba ari studio yari ikomeye cyane mu gutunganya amafilime mu gihe cyayo. Iyi filime nanone yatunguye abantu benshi kubera ko yashoyemo amafaranga menshi icyo gihe atari yarigeze ashorwa muri filime yose, kandi ibintu byinshi wabonaga muri filime ya Titanic unabona n'uyu munsi byari ibyanyabyo. Muri iki kiganiro tugiye kuganirira hamwe uburyo Titanic yabaye igitangaza ikinjiza amafaranga menshi ariko abantu benshi bari baravuze ko izahomba, kandi n'ukuntu 20th Century Fox habuze gato ngo ihirime kubera ko amafaranga yose yari ifite yari itunze yari yashoye muri iyi filime. Uyu mudirector w'umusazi mu mateka niko abantu bamwita, yitwa James Cameron, akaba ari we directinze iyi filime. Igihe yashakaga gukora filime ya Titanic habuze gato ngo ahombye 20th Fox. Iyo studio yari imaze kumumenyera nk'umuntu w'umuhanga wakoraga filime nziza zigagurishwa kandi zigakundwa, ariko nanone igitekerezo cya Titanic kibagejejeho bumvisha ari igitekerezo cyiza. Cyari gusubiramo impanuka yabaye mu 1912 kandi we yifuzaga ko iyo filime isa neza nk'uko ibintu byagenze. Ubwo rero yegereye studio ya 20th Century Fox kugira ngo imuhe amafaranga miliyoni 80, ariko bo baravuze ati oya reka tuguhereze miliyoni 100 niba filime wayibaze neza. Gusa agitangira umushinga wo gutunganya iyo filime abantu benshi barikanze barimo na studio nyirizina, kubera ko yahise afatamo miliyoni 2 z'idolari agahita ajya kugura ubutaka muri Mexique. Ubwo butaka arangije abushiramo ibintu by'inyubako, yatangiye guturitsa aho hantu akoresheje ibisasu bikomeye cyane. Arangije yubaka Titanic yanganaga n'igice cy'umujyi. Uko Titanic yari imeze yari kimwe cya kabiri cy'umujyi wose uko yari nini, kandi yakoze 100% Titanic nk'uko yari imeze mu 1912, ashyiramo n'ibikoresho byose byari gukenerwa. Ubwo rero gucukura hari kuzajya amazi, ibintu byose yakoze byamutwaye amafaranga menshi. Ikindi kandi yabanje gukora ubushakashatsi, ajya aho Titanic yagwiriye areba imimerere yari ihari, kandi akoresha ama interview abantu benshi bari barabayeho muri icyo gihe nubwo hari hashize imyaka irenga 80 impanuka ya Titanic ibaye. Ibyo byose byamutwaye igihe n'amafaranga, maze za miliyoni 100 20th Century yari yamuhaye ziba zirashize. Ibi zimaze gushira 20th Century Fox yarahahamutse iravuga ati noneho katubayeho, kariyeri yacu irarangiye. Ibyo byatumye bagenda bahita bitabaza Paramount kugira ngo ibafashe, kuko amafaranga yose bari bahaye director witwaga James Cameron yose yari yashize. Paramount yaravuze ati n'ubundi ntago turi buguhereza amafaranga wifuza, ahubwo turaguhereza miliyoni 65 z'amadolari. Urumva yari igiye kujyaho amafaranga agera muri miliyoni 165 z'idolari, kandi ayo yari amafaranga menshi mu 1900 muri za 90. Nta filime n'imwe bakoreshaga bije ingana gutyo. Ubwo rero icyo director yashakaga nuko ibintu bisa 100% nuko byasaga no mu buzima busanzwe. Ibyo byatumye bahangayika cyane, bumva ko amafaranga bashoyemo atazagaruka. Fox yumvaga yava muri uwo mushinga, ariko kuva muri uwo mushinga byasobanuraga guhomba burundu. Abantu rero basekaga director Cameron bakavuga ngo uzahomba. Iyi filime iri gushoramo amafaranga angana gutya izinjiza amafaranga, ko amafaranga yawe niyo filime bizarohama nk'uko n'ubundi iyi company yahombye. Ibyari bigoranye muri iyo filime cyane nuko hari kubamo amashusho yari gufatirwa munsi y'amazi mu gihe cy'ubukonje, kandi abakameramani be bagombaga kuba bahari. Ikindi yari gukenera amakamera menshi cyane, ayo makamera akaba yari kuzaba ari muri buri angle yose kugira ngo ishusho rizagaragare nk'ahari iryanjyabi. Ubwo rero yagombaga byibuze kwinjiza miliyoni 400 kugira ngo hishyurwe abakinnyi bakinnye izo filime, nanone hasubirane amafaranga Paramount yari yashoyemo miliyoni 65. Noneho ikindi kintu hasubirwe amafaranga agera muri miliyoni 100 yari yatanzwe na 20th Century Fox. Ibyo rero bumvaga ari ibintu bidashoboka ko icyo gihe filime yinjiza amafaranga angana gutyo. Gusa igitangaje nuko iyo filime ubwayo yonyine yinjije amafaranga arenga miliyari 2 z'idolari muri office box. Ibyo bikaba byarayigize filime ya mbere yinjije amafaranga menshi mu gihe cyayo, dore ko iyo filime yasohotse mu 1997. Ayo yari amateka abantu benshi batazi kuri filime Titanic.
ndagushimiye kuba wabanye nanjye, nge nitwa Kai Proctor. Indi filime wakwifuza ko tugukoreraho wayishyira muri comment.